twongeye kandi kugaruka dushima Imana se umwami wacu Yesu Kristo duhaye kongera kandi kugaruka imbere yayo kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Nitwa Pastor Muhirwa Asher, umuyobozi w'itorero rya Bethlehem Evangelical Church in Africa mu Rwanda, korera Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu murwa wa Kigali. Turi ku ijambo ry'Imana, tugize iminsi tuganira kuko nagiye mubibona ku isakazamajwi zanyu gukurikirana hirya no hino. Turi ku ijambo rivuga ngo Umukristo ukeneye ku isoko ry'umurimo. Ibyo twaganiriyeho bwa mbere, inshuro ya kabiri twaganiriye ku imbaraga zitubasha gukoresha muri izo mbaraga. Uyu munsi turi bugaze kuganira ijambo igice cya gatatu bivuga ngo icyo abakristo barusha abandi. Umukristo uri ku isoko, icyo arusha abandi, afite ibintu byinshi abarusha, afite ibintu byinshi bitandukanye dusanga twifashisha mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Biroma, ni igice cya gatatu wayo wa mbere. Bibiliya iravuga ngo nuko abayuda barusha abandi iki, cyangwa se gukenga ku maziki. Umurongo wa kabiri aravuga ngo abayuda babarusha muri byose. Icya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Ahangaha ndagira ngo mbabwire ko Umukristo icyo arusha abandi, icya mbere nuko Umukristo ari umuntu wakuwe ahantu akajyanwa ahandi. Ubuzima bwacu ntibungana nuko abantu bashaka kuba abakristo, ahubwo ubuzima bw'ubukristo ni ubuzima bugizwe no guhinduka, ndetse ni ubuzima bugizwe no guhindura aderesi, ukagira aho wavuye ukagira n'aho ubarizwa. Burya Bibiliya iratubwira ngo uwakiriye uwo mwana aba yakiriye ubugingo, kuko uri muri Kristo Yesu aba afite ubugingo busha muri we. Ntaba akiri muri ba bandi ba kera, ntaba akiri muri b'abanyamaganya ba kera, ahubwo aba ari muri ba bandi basha muri Kristo Yesu. Imibereho ye, ubuzima bwe, imbaraga ze, ibitekerezo bye bigomba kuzana impinduka kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe ikuzo. Ni muri ubwo rwego rero nshaka kuganira kuri iri jambo rivuga ngo mbese abakristo barusha abandi iki bari ku isoko ry'umurimo. Ni ukuvuga ngo Umukristo uri ku isoko ry'umurimo ararusha abandi iki? Ni ukuvuga ngo ahangaha Bibiliya hari amazina itwita mbere y'uko tugera ku cyo turi cyo. Bibiliya Pawulo yaranditse aravuga ngo menya yuko ngo turi urwandiko rusomwa n'abantu bose. Iyo umaze kuba Umukristo ugomba kuba icyitegererezo. Ni ukuvuga ngo ubukristo si ukuvuga ko Umukristo, ahubwo ubukristo ni ukwerekana ubukristo mu gihe ubukristo bushakishwa. Turi urwandiko rero rusomwa n'abantu bose, mu gihe abantu bakeneye ubukristo, ntibakeneye kuvuga ko uri Umukristo, ahubwo ubukristo bugomba kwerekana ko uri Umukristo. Iyo umaze guhinduka musha muri Kristo Yesu, ntugomba kugenda ubwira abantu ngo ni Umukristo oya. Imyitwarire yawe, imivugire yawe, imibanire yawe n'abandi bantu, imyishyire yawe, gushika ahantu kwawe, ni ukuvuga ngo presence y'Imana igomba kubijyana nawe ku manywa na nijoro iyo abantu bakeneye ubukristo. Si ngombwa kuvuga ngo ndi Umukristo, si ngombwa kuvuga ngo abantu musengera hoya. Ubukristo buri muri wewe bwonyine bugomba kwatira abandi bantu. Iki ni ikintu kimwe cyerekana ko tugomba kwitwa abakristo. Icya kabiri, Bibiliya iratubwira ngo turi umucyo. Ni ukuvuga ngo aho Umukristo wamaze kwakira Yesu Kristo ahari, agomba kuhashika ajyanye umucyo. Yahagera hari intambara hagatuza, yahagera hari imibabaro hakaba ibyishimo, yagera hari agahinda hakaba amahoro, yagera hari imbaraga zikiyongera. Abo bantu bose babasha kugera ku rwego rwo kubona ubukristo bakabushaka bakabubona bitewe n'uko hageze Umukristo uhindutse ku isoko ry'umurimo. Icya gatatu aravuga ngo turi umusozi. Yesu, aya ni amagambo Yesu yagiye avuga. Aravuga ngo turi umusozi, turi abantu bari mu mpinga y'umusozi, ngo abantu tutabasha kwihisha. Ubukristo bw'ubu benshi abantu bagenda bitondora, ndi Umukristo oya. Menya ko gusa wewe uri umusozi.
utabasha kwisha. Mbese aravuga ngo ninde muntu wajyana ngo ikintu cye ku musozi hejuru, cyangwa se ninde wazana itabaza ngo akaritwikira, iryo tabaza ryaba rikiboneka. Ariko umukristo nawe ahari iteka ryose ni umuntu ugaragara, ni umuntu ufite ibitekerezo, ni umuntu ubasha kugishwa inama buri gihe. Ariko ubukristo butagira abandi benshi inama urakemangwa kandi ukabasha kugeraho tutabasha kugera. Bibiliya iratubwira ngo gisha abakristo barusha abandi. Bibiliya iratubwira ngo Imana yabonye turabo kwizerwa ngo itugabize umurimo wayo. Ni ukuvuga ngo kwizerwa n'Imana bitandukanye cyane no kwizerwa n'abantu. Iyo Imana yamaze kwizera abantu barakurikira. Iyo Imana imaze kuguhamagara ikakwizera ikaguha umurimo wayo, ikaguhamagara mu bakozi bayo bahagaze ku isoko ry'umurimo bagomba kuyikorera, ni ngombwa ko abandi bantu bose bagomba gukurikira bagakurikiza n'amategeko yayo. Iki nico gihe rero nico twifuza kugira ngo tubashe kumenya, abantu babashe kumenya ubukristo butari ubwo gufana, ubukristo butari ubwo gukurikira, ubukristo butari ubwo kuririmba gusa, buhindutse budakemangwa ndetse budakekwamo n'ibindi bintu. Niyo mpamvu rero Paulo yandika ngo mumenye neza ngo Imana imaze kuduhamagara yabonye turabo kwizerwa iduha umurimo wayo. Ni ngombwa ko yabonye ko turabo kwizerwa iduhamagara mu bihumbi byinshi by'abantu, iduhereza imbaraga ndetse n'icizere. Nico cyatumye Bibiliya itubwira ngo aha dusomye mu gitabo cya Biroma igice cya 3 umurongo wayo wa mbere, Bibiliya yatubwiye ngo nuko ngo abayuda barusha abandi cyangwa se gukebwa ku maziki. Ariko ku murongo wa 2 nshaka ko tuganiraho yavuze ngo abayuda barabarusha muri byose, ngo icyambere ngo nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Bangu utekereza ko ari twe dufite ikigega cy'ijuru. Ni ukuvuga ngo nitwebwe isi yakagombye gushakiraho amahoro abakirisitu bari ku isoko ry'umurimo. Nitwe dukenewe ku isoko. Nimba hari ikibazo umuntu wari we wese afite yakagombye kuja gushaka wa mukristo uri ku isoko ry'umurimo. Twabikijwe, nitwe dufite amabanga y'ijuru, nitwe dufite ibisubizo by'isi, nitwe munyu w'isi. Ariko iyo ureba abantu muri kino gihe aho umukristo atabasha kuba igisubizo cy'umuntu, atabasha kuba igisubizo cya mugenzi we umwe, atabasha kuba igisubizo cy'itorero asengeramo, ahubwo akaba ikibazo cyaho asengera. Bibiliya iratubwira ngo yabonye turabo kwizerwa itugabiza umurimo, itwizera muri benshi. Haleluya. Iduhabasha gutuma ubuzima bwacu bwongera kandi bugira agaciro. Niho Bibiliya itubwiye ngo yabonye turabo kwizerwa itugabiza umurimo wayo. Ngo rero Imana abayuda barabarusha ngo muri byose, ngo icambere nuko twabikijwe. Bangu utekereza ko ariko tubitse ibanga ry'ijuru, tubitse ibanga ry'ijuru. Ni ukuvuga ngo abakeneye ibisubizo bakagombye kuja kubariza ku Mana. Ariko muri no minsi umukristo na mugenzi we bagirana ikibazo bagiye muri leta, baje mu bapagani mu batizera. Bibiliya tubwira ngo menya ahari igisubizo cy'isi ya none. Umukristo yabikijwe ibyavuzwe n'Imana. Bamutekereza ibintu byose byavuzwe n'Imana, amagambo yose Imana yavuze. Iyo ureba mu buzima busanzwe, dufata urugero nk'ariya kuri banki nkuru yacu y'u Rwanda Beneri, ni ukuvuga ngo aha amafaranga icumba amafaranga arimo, umukozi wese wa Beneri ntagikoramo, gifitwe n'umuntu umwe, gifitwe iryo banga rifitwe n'umuntu umwe, nubwo hakora abandi ibihumbi. Niko natwe rero Imana yaduhamagaye ibasha kudubitsa amagambo yayo yavuzwe nayo, twakagombye kuyashikiriza abantu bakumva bafite icyanga, abantu bakumva bafite amagambo afatika, abantu bakumva bafite inyota yo kuyashaka, abantu bakumva bafite inyota yo kuyakenera, bakenera ibyanditswe, bakenera ibizavuzwe n'Imana. Ntibiba ari ibintu bya legere bigenda bikomeza gusa n'ibintu bidafite agaciro. Aho ubona ngo umuntu ngo umugaragu w'Imana, umukozi w'Imana, umuntu w'Imana ukomeye cyane. Oya, nta muntu ukomeye gusa ni umuntu ubitse ibyavuzwe n'Imana. Mbese uzi ko uri ku rutonde rw'abantu bavuzwe n'Imana babitse amabanga yayo.
kuki utobasha kumenya kubitse ibanga rikomeye ry'Imana ngo ubashe kumenya aho uri ko ritagomba gusesagurwa gusa? Ni gute umuntu ukora muri banki atabasha kugenda yasesagura mode passe n'amagambo y'aha mafaranga ariko akabasha gufata iryo banga akamwizerwa? Ariko twebwe twabikijwe ibyavuzwe n'Imana ntitubashe kubiha agaciro. Bibiliya yatubwiye ngo icyo turusha abandi ikintu gikomeye kuruta ibindi byose. Bangutekereza ko ariko twicaye ku kigaga cy'ibanga ry'ijuru. Isi yakagombye kuziza tukayimanyuriraho, abandi bashika tukabaherezaho, abandi baza tukabaha ibisubizo byabo. Ariko nitwe kibazo kuri no. Bibiliya yatubwira ngo icyo abakristo barusha abandi nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Ntibigarukira gusa. Niyo mpamvu rero iteka ryose ibintu byavuzwe n'Imana bigomba guhabwa agaciro n'abantu babitanga. Ntibiba ari ibintu bigarukira, ntibiba ari ibintu bivugirwa, ntibiba ari ibintu bisasagura, ntibiba ari ibintu bidafite agaciro, ahubwo biba ari ibintu bifite imbaraga, bifite imbaraga zo kubasha guhindura byinshi. Reka dushake abantu babashije guhabwa ibyo bintu byabikijwe n'Imana bakabigeza ku bandi mu gihe bari babikeneye. Iyo dusoma muri Bibiliya dusanga abantu benshi, abantu babashe kubika amabanga y'Imana, abantu bayakenera bayabwirwa bakabasha kugira aho babasha guhinduka. Dusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 12, Imana ihamagara Aburahamu, yabashe kumuhamagara imuha amasezerano, imuha amabanga, imubwira ibintu bikomeye bizaba ku buzima bwe, biza gufata igihe kirekire bitarasohora, ndetse abasha kubwirwa ko azaba sekuru w'amahanga, umugore wiwe Sara nawe azaba nyirakuru w'amahanga. Ariko baza gucika intege nk'abantu. Ariko igihe baje kumenya ko aribo bari ku isoko ry'umurimo yo ko babitse ibanga ry'ibyavuzwe n'Imana, baje kumenyaho inka bari batunze, intama bari batunze, ubutunzi bari bafite bwose bari barabweguriye Imana. Imana iza kugeraho iza bihaye isezerano, iryujuje iyo sezerano rya gice cya 22. Isaka amaze kuvuka, Bibiliya yatubwira ngo Imana iravuga ngo sinkeneye noneho amatungo cyangwa se ibitambo, nkeneye kuko nabasha kugera ku rwego rwo kubasha kuzana Isaka, niwe nkeneye. Ngo Aburahamu ngo yabaye nk'ucecekaho, ngo amara iminsi 3 ategereje icyo Imana yavuze. Aravuga ngo mbese karinje uri ku isoko ry'umurimo nabasha gukora nde? Azana amasezerano, arapeza, ashira ku munzani. Aravuga ngo mbese Isaka wanjye na Isaka w'Imana yatanzemo amasezerano no bishira ku munzani bigapimika. Aravuga tereka numvire icyo Imana yavuze, mbashe gusohoza icyo yavuze ku buzima bwanjye. Yavuze ko nzaba sekuru w'amahanga, ntabwo yavuze ko nzaba umuntu w'inshike, kuko yari amaze kwirukana Ishimaheli. Imana ikenera Isaka, ubwo yari agiye kuba inshike. Ariko ngo yizere Imana, amenye ko ari we uri ku isoko ry'umurimo, amenye ko ari we wabikijwe ibyavuzwe n'Imana. Aravuga ati reka mbisoze, ntange Isake w'Imana, ariko Isake w'amasezerano, sekuru w'amahanga, ndamugarukana. Ngo amujyana aho Imana yari imubwiye kujya kumutamba ku musozi wa Moriya. Ngo bageze mu nzira, Bibiliya tubwira ngo umwana waramubaza ati se papa, ko dufite inkwi tukaba dufite n'icyuma cyangwa se umushyo, intama irihe yo kubasha gutambira Uwiteka? Aramubwira ati mwana wanjye reka dukomeze urugendo, unitwagerayo Uwiteka Imana iri bwirongere, Uwiteka Imana iri bwirongere intama yo kubasha gutamba. Ngo bageze mu nzira arongera kandi aramubwira ati papa, ya ntama irihe ko ntayibona? Hari agatabo nasomye kavuga ngo yumvaga isezerano, ashaka gusohoza ibyo Imana yavuze, ndetse yumva ari we ushaka kuba igitambo. Benshi ubundi bagishaka kuba igitambo, ahubwo bashaka gutambirwa. Ariko reka nkubwire ko ushatse washaka waba igitambo. Mwanditsi w'igitabo cy'Abaroma 12 aravuga ngo nuko rero mwitange mu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ngo niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Igihe cyose dukeneye kumenya
icyo Imana dushakaho kugira ngo tumenye tugere neza ku butunzi bwayo ni ugutanga ubuzima bwacu, ni ugutanga imibereho yacu, ni ugutanga imbaraga zacu kugira ngo tugere ku cyo Imana yavuze. Bibiliya iratubwira ngo bageze ku musozi wa Moriya ngo afata abagaragu be n'indogobe aravuga ati nimusigare njye n'umwana wanjye tugiye imbere ho gatoya. Ngo hageze yubaka igicaniro abwira umwana we ati ni wowe Imana ihisemo. Umwana we ntiyatara, ntiyiruka, ntiyabasha kumucika, aca bugufi ahambira amaboko bamushira ku gicaniro. Bibiliya iratubwira ngo afata umushyo ngo arambuye agiye kumucamo, agiye kumutamba, ngo marayika w'Uwiteka aramanuka aravuga ati Aburahamu, menye neza yuko nkunda, ubwo utanimye umwana wawe nanjye sinzabura gusohoza isezerano wavuze. Haleluya. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ko abantu bakenewe ku isoko ry'umurimo barusha abandi. Icyo barusha abandi ni ukumenya gutandukanya iby'abantu n'iby'Imana yabavuzeho. Niba ugezweho uyu munsi Imana ikagira icyo ikubwira mu mutima wawe, nicyo Imana ishaka gukora, nicyo Imana ishaka ko gihindura isi. Impamvu Aburahamu yemeye gutanga umwana we kwari ukugira ngo uyu munsi natwe azatubera icyitegererezo. Twebwe turi mu kurira gutanga utuntu dutoya, bavuga ngo umutima wakubwira ngo hereza uyu muntu iki kintu, ugatangira kureba amasano n'amasanira ibyo muhuriyeho. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo riradusaba ngo icyo turusha abandi nuko twabikijwe ibyavuzwe n'Imana. Menya ko ufite ikigega cy'ijuru, menya ko ari wowe ufite mode passe y'ijuru, menya ko ari wowe ufite imbaraga zose zibasha guhindura isi zitari zo kugarukira aho utekereza. Niba ushaka kugera kure, rekura. Niba ushaka guhindura ibitekerezo byawe no kugera aho wumva ushaka kugera, reka gutekereza gusa aho ugarukira, aho gutekereze aho ugera kure, kugira ngo winjire mu rutonde rw'abagira neza babashije gukora ibikomeye. Bibiliya iratubwiye ngo icyo abakristo barusha abandi nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Banga utekereza ngo wewe ufite ibanga ry'iby'Imana yavuze, ufite ibanga ry'ikigega cy'ijuru, ubasha gukingura ukamenya aho biri, ugahereza abantu bakeneye ibyo bakeneye, ahubwo ntube umuntu ushobora gushaka gusarura gusa muri bo. Menya ko icyo Imana idushakaho ni ukumenya agaciro k'ibyo Imana ishaka. Iyo dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice 3 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 6, dusangaho Petero na Yohana mu gihe bari bageze ku rusengero rwitwa Rwiza ngo bahasanze umuntu wari uremaye, kuko bari bamaze kumenya icyo bari barahawe n'Imana, bari baramaze kumenya agaciro k'ibyo bafite, bari bamaze kumenya ko bicaye ku kigega cyo gukiza no kubasha kuzura no gukura kure. Haleluya. Babasha gutekereza. Bibiliya iratubwira ngo basanga uwo muntu. Petero ngo abugeze ku muryango ngo arahagarara amubwira ati wa muntu watwitegereje hano. Uwo muntu ngo agira ngo bagiye kumuhereza amafaranga menshi, uwo muntu agira ngo bagiye kumuhereza ubutunzi bwinshi. Aravuga ati kuva aho nabereyeho sinigeze mbona umuntu wombwira ngo ninunamuke. Ibuka bari abantu basabiriza hariya iteka ryose abarambuye amaboko cyangwa se bafite akantu ke yashizeho imbere, ntabashaka kugira ngo murebane no maso. Ariko Petero aramubwira ngo unamuka, reba hano, ndeba, nitegereza cyane. Ngo aramwitegereza, ngo amwitegereze. Bibiliya iratubwira ngo Petero araterura ijambo aramubwira ati mwene data, umaze igihe kinini uri aha ngaha, ariko turashaka kugira ngo tuguhereze ikintu gitandukanye n'ibyo ushaka aha ngaha uyu munsi. Ugize iminsi uhabwa ifaranga, ntacu uzakumariye. Ugize iminsi usaba, ntacu uzakumariye. Ifeza n'izahabu ndazo dufite, ariko icyo dufite mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka. Iyo umaze kumenya agaciro k'icyo ufite, ubasha gukoresha imbaraga zawe ufite. Uyu munsi icyo abakristo barusha abandi nuko bamenya gukoresha izo bafite mu gihe cyabo. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo icyo ufite kirahagije, kandi n'icyo Imana ishaka gukoresha. Imana ntizagukoresha bitewe n'uko ushaka gukora, ahubwo izagukoresha n'icyo ushoboye gukora kugira ngo ikugeze ku rwego rw'ibyo Imana ishaka gukoreshamo. Bibiliya iratubwiye ngo icyo abakristo barusha abandi nuko babitse ibyavuzwe n'Imana.
ari umugabo umushuti wanjye bigeze kubwira guhereza gushaka kumutuma ku wundi muntu yari ufite amafaranga, aramubwira ati ngaho aya mafaranga uzayangira. Ese no guhereza amafaranga wowe yageza kwa naka? Banga utekereza umuntu w'umugabo utogirirwa icizere n'abantu, utogirirwa icizere n'abantu. Nimba utaragirirwa icizere n'abantu, mwene data tuwogera ku rwego rwo kubasha kurinda cyangwa se kuzigama, kuba ku rutonde rw'abantu babasha kurinda iby'Imana yavuze. Bibiliya iratubwira ngo iki nico gihe tugomba kuzamura icizere cyacu kikava aho turi kukagera kure, kugeza aho Imana yashobora kukwizera mu bihumbi byinshi ikabasha gukoresha ibikomeye. Aho ubona umugabo atokwizera umugore, umugore atokwizera umugabo, umwana atokwizera umwana we, ariko igikenewe muri kino gihe nuko ushaka gushobora, nuko ubanga icizere tushobora kugirirwa n'abandi utarigira icizere. Ni ngombwa kugira ngo niba ushaka kugera ku rwego gukomeye mu bushobozi, mu ntege nkeya zawe nyinshi ufite, ibanza wiremere icizere, wigirire icizere. Nutigirira icizere ntawe uzakugirira icizere. Nushaka kugera ku rwego rukomeye rw'abantu bafitiwe icizere, nuko ubanza kwigirira icizere. Niwirekura ukabasha kutiha icizere, tuzabasha kugera ku rwego rwo kugirirwa icizere. Bibiliya tubwira ngo icyo abakristo barusha abandi nuko babikijwe ibyavuzwe nyina. Reka nkubwire ko tutarabaha gusa, reka nkubwire ko twagiriwe icizere n'ijuru, tubasha guhabwa kurinda ikigaga cy'iby'Imana yavuze. Nimba uyu munsi tubasha kurenda iby'Imana yavuze, turi abantu bakomeye batagomba gutekerezwa mu bantu bakomeye hano hasi, ahubwo turenze abakomeye abantu batekereza ko bakomeye. Nimba tubasha kugirirwa icizere tugahabwa ikigega cyo kubasha kurinda amagambo yose Imana yavuze ku buzima bwacu, bigomba kurenga ibyo tugomba gutekereza, tukagera ku rwego rw'iby'Imana ishaka kudukoresha mu gihe cyacu. Ana ageze ku rwego rwo kubasha kumenya ko ari we uri ku isoko ry'umurimo, yabashe guhagarara aravuga ati hari icyo Imana yavuzeho. Bibiliya iratubwira ngo ajya gusenga, aba imbere y'Imana aratinda. Ageze ku rwego rwo gutindana n'Imana, Imana iramubwira ngo nibwo yagiye mu rusengero aratinda, aratitiriza, ngo kugeza aho umutambyi yabashije kubona ngo amasaha yo gutamba arangiye, ngo aramwegera aramubwira ati wa mugore wa munyesindwe wa musinzi we, wahabye wayobye, iya ni mu nzu y'Uwiteka ntawuza gusiza ngaha. Aramubwira ati mubyeyi, ntabwo ndi umwe mu bagore b'abasinzi cyangwa se b'abanyesindwe, ahubwo uko ndasuka amaganya yaje imbere y'Uwiteka. Niki cyabaye? Aramubwira ati hano muri urusengero, hano ku murimo dukora, hari ibintu bitatu bikomeye bituma umutima wacu ubabaye. Nibyo naje gusengera kugira ngo izina ry'Uwiteka rishingwe hejuru. Icya mbere, bene Eli bakoraga ibyangwa n'Uwiteka, aho ngaho bakoreraga ibyaha mu rusengero. Kabiri, ngo bari batangiye kujabura ibitambo batambiraga Uwiteka, bakajabura. Nibo bakoresheje bya byuma bimeze nka za rushe, bimwe bisongwe n'ibindi birebire bimeze byo gukura, ariko abo batangira kujabura. Ana ngo abareba aravuga ati abangaba ntibakwiriye kuba batambye. Icya gatatu, aravuga ati nta mwana ngira. Abahanuzi n'abatambyi nabo bari batangiye, abahanuzi bahanura ibinyoma, ndetse abacamanza nabo barya ruswa, abatambyi batakira umurimo wayo. Aravuga ati ngibi ibintu bitatu bitumye nza mu nzu y'Uwiteka kugira ngo nsuke amaganya yanjye imbere y'Uwiteka, kuko ari nje Imana ishaka ko mbasha gukora umurimo wanjye, kuko hari icyo Imana yambwiye. Iki nico gihe Ana amaze kumenya ko ari we uri ku isoko ry'umurimo, aravuga ati hari ibintu bitatu bimbabaje cyane. Aravuga ati abatambyi bataye umurimo, bataye inshingano, abacamanza ko bararya ruswa, abahanuzi ko barahanura ibinyoma. Aravuga ati nje nkeneye kubyara umwana muri urusengero kugira ngo abashe gusimbura aba banyantege nke. Bataye umurimo, batazi icyo babikijwe, batazi agaciro k'ibyo bahawe, kugira ngo umurimo wa data wongere kandi gusubirana agaciro. Nibwo yavuze ati sindi umugore umwe muri babandi b'abanyesindwe, ahubwo naje gusuka amaganya yanjye imbere y'Uwiteka. Aramubwira ati wa mubyeyi, uhereye none iki nico gihe cyo kubasha kumenya icyo Imana yaguhaye. Genda, niwagera mu rugo
uzaba ufite umwana w'umuhungu. Igihe nk'iki uzaba ufite umwana w'umuhungu. Bibiliya iratubwira usomye igice cya mbere cya Samweli wa mbere umurongo wa mbere igice cya 26 na 27 avuye kuri maternite abyaye ngo aca mu nzu y'Uwiteka. Iryo jambo ndarikunda cyane. Bibiliya iratubwira ngo yabashije kuvuga ngo yibwira Imana, aravuga ngo Uwiteka mpaye ico namusabye. Uwiteka akurikuza ndetse akabasha kuzamura. Ngagera kuri 27 aravuga ngo nije wa mugore wasengaga Uwiteka bwa bundi ndi imbere yawe, ubwo nari mbabaye, ubwo nari nshize intege. Bibiliya iratubwira ngo amaze kuzana uwo mwana ngo amuzana imbere y'Uwiteka. Samweli wenyine muri Bibiliya niwe uhuje impano na Yesu. Niwe wabashije kuba umutambyi, aba umuhanuzi ndetse aba n'umucamanza. Bibiliya iratubwira ngo iyo wamaze kumenya ico wabikijwe n'Imana ubasha kumenya ico usaba. Abantu benshi gusa bari gukenera kwitwa nyina wa naka cyangwa se kuba ngo abyare cyangwa se ngo ashake, ariko adafite intego yo gushaka no kubyara. Kuki wabasha gutekereza gushaka kugira ngo uzabe icitegerezo cingo za none? Ingo hanze ahangaha zifite ibibazo. Abantu babyaye abana zamaye bo dufite ibihumbi by'abana. Watekereje gushaka kugira ngo uzabe ufite urugo rutandukanye izindi ngo za none? Watekereje kubyara umwana uzaba ufite impinduka mu bindi bihe mu bandi bana? Ariko gusa nyina wa naka keneye kubyara, keneye gushaka. Hanyuma umva Ana wari waramenye ico yari yabikijwe n'Imana, agaciro k'ibyo yarakenewe ku isoko ry'umurimo, amenya ico asaba, amenya igikenewe. Aravuga ati nkeneye kubyara umwana, azaba umutambyi, azaba umucamanza, abe n'umuhanuzi. Bibiliya iratubwira ngo amaze kubyara yamuzanye, aravuga ati ngiye kumurera, nacuka nzamuzana imbere y'Uwiteka. Banga utekereza umwana ucutse ukunda atera imbabazi, ariko aramwiyonkora aramuzana mugeza mu nzu y'Uwiteka, aba uwatanzwe mu nzu y'Uwiteka. Twebwe abenshi bari mu kubyara, ni mu kubireba hano hanze, umugore akabyara akagira amezi 3 ataraje gusenga. Reka nkubwire ko tuzi ico wabikijwe n'Imana. Icyo Imana dushakaho muri kino gitondo ni ukumenya ibyo Imana dushakaho. Bibiliya iratubwiye ngo icyo turusha abandi ngo nuko twabikijwe ibyavuzwe n'Imana. Ibyavuzwe n'Imana bitandukanye cyane n'ibyavuzwe n'imiryango, bitandukanye cyane n'ibyavuzwe n'abakomeye, bitandukanye cyane n'ibyavuzwe n'abantu bafite amafaranga, ahubwo bitandukanye cyane n'ibyo abantu bifuza, ahubwo bikenewe ku isoko ry'umurimo, kuko ari byo Imana ishaka ko dukora. Uyu munsi dukeneye kubona abantu bakenewe ku isoko ry'umurimo, batekereza ko bahawe ibyavuzwe n'Imana. Kuki utari mu guha agaciro? Kuki utari mu kwitwara neza? Kuki utabasha kuzana impinduka? Kuki utabasha kuba icitegerezo? Kuki utabasha kuba umuhamya w'iby'Imana yavuze kandi uhagaze ku kigega cy'ijuru? Kuki utohumuriza? Kuki utozana impinduka? Bibiliya tubwira ngo icyo turusha abandi nuko twabikijwe ibyavuzwe n'Imana. Mu byavuzwe n'Imana, hano hanze abantu barashaka amagambo ahumuriza. Hano hanze abantu bakeneye abantu babatega amatwi. Hano hanze hakeneye abantu babahumuriza. Ntibakeneye amafaranga nk'uko abantu babikeneye, ariko kandi icyo Imana ishaka mu buzima bw'abantu ni ukuzana ihumure. Reka ngubwire ko uri ku rutonde rw'abantu bavuzwe n'Imana. Niba hari ico Imana yaguhaye, gisangiza abandi. Numara kugisangiza abandi uzagera ku rwego rukomeye. Bibiliya tubwira ngo bageze ku rwego, Petero na Yohana basanze uyu muntu wari ku rusengero rwitwa Rwiza, bageze bamusanze aho, bamwitegereje, abitegereje, warambwira ati haguruka. Barambwira ico dufite mu izina rya Yesu w'i Nazareti, haguruka ugende. Reka nkubwire ko abantu bafite ibyavuzwe n'Imana bafite gukoresha imbaraga na autorite mu gihe cyose babasha guhaguruka gukorera Imana. Reka nkubwire ko muri kino gihe hari igikenewe. Imbaraga zawe zirakenewe, ubushobozi bwawe burakenewe, icyo ushoboye gukora n'icyo Imana ishaka gukoresha, kuko nimba hari ibyavuzwe n'Imana, nawe hari icyo Imana yakuvuzeho. Ubasha gukora,
ibasha gukora. Iyo usoma mu Banyeroma, mu Banyefeso igice cya 3:20 iratubwira ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Uyu mugoroba ndagira ngo ngusubizemo imbaraga, kubwire ko uri ku rutonde nawe, uri kumwe n'abandi bavuzwe n'Imana, babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Wicika intege, wicika intege, wicika intege. Urakenewe, izo mbaraga zawe zirakenewe, ubwo bushobozi bwawe burakenewe, ibyo bitekerezo byawe birakenewe, izo mbaraga zawe ufite zirakenewe. Niwazikoresha uko bikwiriye uzagera kure. Impamvu abantu bataragera kure bari mushaka gukoresha imbaraga z'abandi nk'izo naka yakoresheje. Oya, reka kugenda nk'uko abandi, genda nk'uko Imana ishaka. Kugukoresha mu buryo bwawe uzagera kure, kandi Imana izabasha kugira ibyo gukorera mu gihe cyawe. Mu kujya gusoza, ndagira ngo nkubwire ko icyo abakristo barusha abandi nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Nubasha kubimenya uzazamuka ku rundi rwego. Numenya ko nawe muri abo ngabo bari ku rutonde rw'abantu babikijwe ibyavuzwe n'Imana, uzagira imbaraga. Ufite mu maboko yawe ubushobozi bwo kubasha gushora mu bandi bantu. Amamaza, vuga ubutumwa, babwire ko Yesu agira neza. Si ngombwa ngo abantu bakora ibitangaza nk'uko abantu bakeneye gukora ibitangaza. Wewe vuga Yesu wapfuye akazuka, aho ni uzabasha guhindukira muri byinshi. Va mu byaha, hindukira, akira umwami Yesu, ubashe kumwemera. Niwabikora gutyo uzazana benshi kuri Yesu Kristo. Reka gushaka amafaranga muri ubuzima, shaka Yesu. Niwe ufite byose muri we. Abamwemeye, abashoye izo mbaraga zabo muri Kristo Yesu ntawigeze. Dawidi ngaje gusoza aravuga ngo ndashaje, sinigeze mbona umuntu witirirwa izina ry'Uwiteka ngo agenda asabiriza, ngo ndetse n'urubyaro rwe ngo rugende ruba mu mwafunguriye. Bavandimwe ba Kristo, ndetse namwe mwese muzabasha gukurikirana iyi zinyigisho, ndagira ngo mbabwire ko muri wowe, muri mwe harimo ubushobozi. Mu bantu babikijwe ibyavuzwe n'Imana, menya ko nawe urimo. Wikwisuzugura, wikwica intege, menya ko uri ku rutonde rw'abantu babashije guhabwa ibyavuzwe n'Imana. Niba uri ku rutonde rw'abantu bari ku isoko ry'umurimo, menya neza kuko wabikijwe ibyavuzwe n'Imana. Tubasha gufata umwanya munini wo gusenga, dusengera ijambo ry'Imana, dusengera imitima myinshi izabasha kwakira iryo jambo, kugira ngo izina ry'Uwiteka ryongere kandi gushirwa hejuru. Reka nkubwire ko wicika intege, iki nico gihe cyawe. Menya ko hari icyo Imana yakuvuzeho. Wibabara, wiheranwa n'ibibazo, kurikiranira ijambo, ndabizi neza kuko rizabasha kugukiza ndetse rikabasha no kukubohora muri byinshi. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Turagukunda Mana, tugukundira yuko ujya wumva gusenga no gutaka kwacu. Ntujye utwumvira ubusa nk'abantu. Abantu hari aho batarenga, ariko uko wahozeho kera n'uyu munsi ni kuri. Ijambo ryawe riratubwiye ngo icyo abakristo barushije abandi nuko babikijwe ibanga wavuze. Iryo wasize ku isi nitwe turifite. Reka tubashe kurigeza ku bantu benshi barikeneye. Abarushe baruhurwe, abarwayi bakire, abafite intambara mu ngo zabo ribakize, kugira ngo izina ryawe Yesu rishirwe hejuru. Kuko twabikijwe ibyavuzwe nawe, kuko ari twe turi ku rutonde rw'abantu bakeneye ku isoko ry'umurimo, tumenye neza, dusobanukirwe neza yuko ushaka kuduhindurira muri byinshi. Oh, ndagukunda Yesu, ngukundira yuko ujya wumva gusenga no gutaka kwacu. Uri Imana ihindura, uri Imana ikiza, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bikashobora gukomera. Iyo urambuye ukuboko kwawe, abantu bose barahaga, ugupfunya abantu bose bagasonza. Abazakurikira izi nyigisho, abazumva iri jambo, ntibakumve gusa amagambo, ahubwo bazumva icyo ushaka kuvugana n'imitima yabo. Sengeye iyi mitima yumva iri jambo, sengeye iyi mitima ikurikirana iri jambo, ibihumbi abari mu gihugu, abari hanze, mu izina rya Yesu. Aho iri jambo rizagera, rizahindure, rizahinguranye, rizahitane, rizacecekeshe ibitari by'Imana, ahubwo ibyawe Mana bizo rizamura, kugira ngo agaciro k'ibyo bashaka gukora babigezweho n'ibyo ushaka kubakoresha. Muri kino gihe turagukeneye, muri kino gihe turagushaka. Umva gusenga no gutaka kwacu wa Mana we. Ni wowe dutegereza, ni wowe dushaka.
reka amahoro yawe aruta uko abantu bayatekereza asabe imitima yacu. Kugirirwa neza n'imbabazi zawe bizatwomaho iminsi yose, ndetse natwe ubwacu tuzaba mu nzu yawe iteka. Urakoze Yesu kutunezeza no kutwitaho, dusenze twizeye kandi twiringiye gusa bitangwa nawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom.